gatanu. Umutwe w'amagambo w'aya makuru avuga ngo isengesho ryo kwizera. Aya makuru tuyakesha umukobwa witwa Immaculée wo mu gihugu cya Zimbabwe. Mama wanje yagize ubwoba ubwo navukaga abantu bose bagize ubwoba bambonye, ntabwo nigeze ngira ikimenyetso cyo kurira nk'abandi bana. Abaganga bagize ubwoba na mama wanje agira ubwoba biruseho. Ubusanzwe iyo umwana avutse ageze imusozi ahita arira kuko aho yarari aba hishimiye ageze ahantu hatari heza. Ubwo abaganga bakoze uko bashoboye kose ngo barebe ko narira, baranoshe bankubita agashi ariko kurira biranga. Kwa muganga babuze icyo bakora baransezerera ndataha. Ariko ubwo nageze imuhira nakomeje gusenga, ndasenga cyane. Umunsi umwe ubwo nari ndyamishije umwana numvishe arize. Ubwo umwana yatangiye gukura yakuze nk'abandi bana, ageze mu myaka 3 atangira kugaragaza ibimenyetso bidasanzwe. Yajyaga agira gutya akitura hasi, akicugusa, akaruma n'ururimi. Ubwo nagiye kwa muganga barambwiye bati turabona uyu mwana wawe afite ikimenyetso cy'igicuri. Bampaye imiti ariko imiti nta kintu yamariye. Ubwo nayihaye umwana byarushijeho gukomera. Uko yakuraga indwara nayo yarakuze. Nafashe igihe kirekire ndasenga mbwira Imana aya magambo: niweho wampaye umwana witwa Immaculée, waramumpaye, ndagusabye kugira ngo ubuzima bwe ukuremo igicure burundu. Ubwo mama we yarari mu cyumba cyo hejuru, Immaculée nawe yararyamye kuko ikimenyetso guhora yitura hasi yirura mu rurimi byari bimaze kuba nk'akamenyero. Byabaga buri munsi, iyo hatambukaga iminota 30 atituye hasi byabaga ari igitangaza. Nanone nasenze ayo magambo. Umunsi umwe nanone nicaranye na Immaculée yituye hasi, mbona bimaze igihe kirekire adatsimbuka nk'uko byari bisanzwe. Nanone nagiye mu cyumba mbwira Imana nti rero wa Mana we, hitiramo icy'ingenzi, nimba ari ukwisubiza Immaculée aba ariko bigenda, cyangwa se umunkirize burundu. Ubwo yari arahapfukamye akimara kuvuga ngo mu izina rya Yesu, yumvishe umwana arize, agiye kureba asanga umwana yakangutse. Guhera uwo munsi ubuzima bwa Immaculée hahise havamo indwara y'igicure, ahita atangira ishuri. Ubu batubwira ko ari umunyeshuri wo mu ishuri rikuru ry'Abadiventiste muri Zimbabwe. Avuga aya magambo agira ati amaturo batuye ku y'isato ya 13 y'igihumbi 1994 yatumye habaho kubaka ishuri ry'Abadiventiste mu gihugu cya Zimbabwe, anari ryo shuri nigamo. Arangiza atubwira ati ndabararikira kugira ngo amaturo tuzatura yo ku isato ya 13 kuri 27 Nzeri buri muntu wese azagiremo uruhare, kuko ayo maturo afite intego igira iti azafasha abanyeshuri biga mu ishuri ry'Abadiventiste bo muri Afurika y'Epfo, azafasha kubagurira Bibiliya, azafasha no kugurira bamwe mu bana batishoboye ibikoresho. Ayo niyo makuru y'uyu munsi. Imana ibahe umugisha.